Isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi. Birwa nimunyumve, bihugu bya kure nimuntege amatwi. Uhoraho yampamagaye ntaravuka, nkiri mu nda ya mama izina ryanjye yararivugaga. Umunwa wanjye yawugize nk'inkota ityaye, ankenga mu gacucu k'ikiganza cye, angira nk'umwambi utyaye, ampisha mu mutana we. Yarambwiye ati uri umugaragu wanjye, ni wowe nzagaragarizamo ikuzo ryanjye. Ariko njye naribwiraga ntinaruhiye ubusa, mvunwa n'ibidafite akamaro. Nyamara Uhoraho niwe uzandenganura, igihembo nagiteguriwe iruhande rw'Imana yanjye. None ngaho Uhoraho yabyivugiye, wandemeye kumubera umugaragu kuva nkiri mu nda ya mama, kugira ngo mugarurire Yakobo, mukorakoranyirize Isiraheli. Guhera ubu rero mfite ubutoni kuri Uhoraho, ububasha bwanjye bukaba ari Imana yanjye. Yarambwiye ati gusubiranya imiryango ya Yakobo no kugarura abarokotse ba Isiraheli, ibyo ntibihagije ku mugaragu wanjye, ahubwo nakugeneye kuba urumuri rw'amahanga, kugira ngo umukiro wanjye usakare kugera mu mpera z'isi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Uhoraho, iminsi yose nzamamaza agakiza kawe. Uhoraho niwe buhungiro bwanjye, sinzateterezwa bibaho. Mu butabera bwawe unkiranure, undengere, untege amatwi maze undokore. Uhoraho, iminsi yose nzamamaza agakiza kawe. Umbere urutare negamira, nshobora guhungiramo buri gihe. Wiyemeje kunkiza, wowe rutare rwanjye rw'intamenwa. Mana yanjye, urankiza abagira nabi, unkure mu minwe y'ababisha n'abagome. Uhoraho, iminsi yose nzamamaza agakiza kawe. Ni wowe mizero yanjye Nyagasani. Uhoraho ni wowe niringira kuva mu buto bwanjye. Narakwisunze kuva nkivuka, unyitorera nkiva mu nda ya mama. Uhoraho, iminsi yose nzamamaza agakiza kawe. Nzatangaza ukuntu uri indahemuka, iminsi yose namamaza agakiza kawe, kuko ibyiza byawe bitagira ingano. Nzageza naho ndata ibigwi byawe Uhoraho, ahasigaye namamaza ubudahemuka bwawe. Mana, wanyigishirije kuva mu buto bwanjye, na n'ubu ndacyarata ibyiza byawe. Uhoraho, iminsi yose nzamamaza agakiza kawe. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu nkuru nziza ya Yezu Kristo uko yanditswe na Yohani. Muri icyo gihe Yezu amaze kuvuga ayo magambo, ashenguka umutima maze avuga yemeza ati ndababwira ukuri koko, umwe muri mwe agiye kungambanira. Abigishwa be batangira kurebana bibaza uwo ashaka kuvuga. Nuko umwe mu bigishwa uwo Yezu yakundaga akaba yegamiye Yezu ku gituza. Simoni Petero amwicira ijisho, aramubwira ati mubaze uwavuga uwo ari we. Wa mwigisha uko yakwegamiye mu gituza cya Yezu aramubwira ati Nyagasani, uvuze ninde? Yezu aramusubiza ati nuwo ngiye gukoreza umugati nkawumuha. Nuko akoze ikimanyu cy'umugati agihereza Yuda mwene Simoni Sikariyoti. Yuda ngo amare kwakira uwo mugati, Sekibi amwinjiramo. Nuko Yezu aramubwira ati ibyo ugiye gukora bigire vuba.
ariko mu bari aho ku meza ntihagera umenya ikimuteye kuvuga ibyo, kubera ko Yuda yari asanzwe ari umubitsi. Bamwe bakeka ko Yezu yashatse kumubwira ngo ajye kugura iby'umunsi mukuru, cyangwa se ngo agire icyaha bakeneye. Amaze kumira icyo kimanyu cy'umugati, ahera ko ashohoka, hari nijoro. Yuda amaze kugenda, Yezu aravuga ati ubu rero umwana w'umuntu ahawe ikuzo, n'Imana iherewe ikuzo muri we. Ubwo rero Imana iherewe ikuzo muri we, n'Imana izamuha ikuzo muri yo, kandi dore iri hafi yo kumukuza. Twana twanjye, ndacyari kumwe namwe igihe kigufi, muzanshaka, maze nk'uko nabibwiye Abayahudi nti aho ngiye ntimushobora kuhajya, namwe ubu nibyo mbabwiye. Simoni Petero aramubwira ati Nyagasani, ugiye kujya he? Yezu aramusubiza ati aho ngiye kujya ubu ngubu ntushobora kuhankurikira, ariko amaherezo uzahankurikira. Petero aramubwira ati Mwigisha, ubuse nabuzwa n'iki kugukurikira? No kugupfira nagupfira. Yezu aramusubiza ati uzampfira. Ndakubwira ukuri koko, isake ntiza kubika utaranyihakana gatatu. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Yezu Kristo akozwe. Uyu munsi Yezu Kristo wapfuye akazuka aje dusanga mu ijambo rye, kugira ngo atwereke uburyo urukundo rwe ari agahebuzo. Yezu ni urukundo ruzima. Yezu urukundo yakundaga Yuda ni igitangaza. Ntabwo dushobora kurwumva. Icya mbere cyo yamutoye ku bushake, amuzi, azi n'ibyo azakora, ariko aramutora. Ntiyigeze amutoteza, yaramukunze nk'abandi, ndetse amugira umunyakigega, amushinga imari ya bose, amugirira icyizere. Yoherezaga abandi gukiza, nawe akamwohereza. Kwirukana amashitani, nawe akamwohereza. Nta kintu yigeze avuga cyo kumwihaniza ku buryo bwihariye, nk'umuntu w'igicibwa mu bandi. Yasangiye byose n'abandi kugeza ku munota wa nyuma, kubera urukundo rutagatifu rutangaje rwari rwuzuye umutima wa Yezu. Urwo rukundo rero bavandimwe, urwo rukundo navuga nti njye rwaransinze. Ndavuga nti Nyagasani Yezu, genda uru rukundo, genda uru rukundo Yezu. Wewe duhaye urugero rwo gukunda kugera ku ndunduro, gukunda abagome, gukunda abantu babi, gukunda abagambanyi, gukunda abicanyi, gukunda ibyihebe, gukunda abarozi, gukunda abatemu, gukunda abagira nabi bose. Yezu Kristo yuzuye urukundo kuri abo bose, n'abandi tutavuze. Nta n'umwe udakunzwe na Yezu. Ibyo ntidushobora kubyumva twebwe. Uko Yezu Kristo abwira abigishwa be uyu munsi ati aho ntimushobora kunkurikira. Ese twebwe aho ngaho dukurikiye Yezu muri iyo nzira? Uburyo bari ku meza bwa nyuma,
mu by'ukuri ni nko kwari ugusezeranaho, kwari ukuraga, cyangwa tuvuze mu yandi magambo ku muntu uri hafi kwigendera. ariko tubyise gusezeranaho, umuntu iyo asezera kenshi ari umuntu wuzuye amagambo mabi niyo avuga, iyo yuzuye neza niyo aha abantu. umuntu mubi asezera ku bantu abacyurira, atuka babi, ati ndagiye ariko mujye ngi, nubwo ngiye singiye, nzakomeza nivune umuntu wose umvuga nabi. gusezera bya gipagani, gusezera by'abanyabyaha, gusezera byacu twebwe babi, bitandukanye n'imbabazi za Yezu Kristo, n'impuhwe za Yezu Kristo, n'urukundo rwa Yezu Kristo. Yezu Kristo kuri we yasezeye yuzuye urukundo. mu by'ukuri Yezu Kristo yashengutse umutima, maze amaze kuvuga ayo magambo ashenguka umutima, maze avuga yemeza ati ndababwira ukuri koko, umwe muri mwe agiye kungambanira. ntirwa avuga izina rye, ariko ashenguka umutima. ese ko gushenguka umutima bisobanura iki mu by'ukuri? si uko yarababajwe n'uko uwo muntu agiye kumwicisha, si yarababajwe n'uko agiye gupfa ubwabyo, ahubwo yarababajwe n'uko uwo nguwo yapfuye. uwo muntu yigishije, yakunze, ariko urwo rukunda akarwanga kugeza ku munota wanyu. ibyo byashenguye umutima wa Yezu. yakomeje kugirira inyota roho ya Yuda. iyo nyota Yezu arinda ayipfana, kubera ko Yuda yamwimye urukundo rwe, yamwimye umutima we, yamwimye ubuzima bwe, ariko Yezu Kristo akomeza kumuha byose. ntiyatinya kumuha ikimanyu cy'umugati, nk'uko umuntu agaburira umwana we akunda amutamika. na Yuda kubera ineza ya Yezu, yari azi kuri Yezu, arabyemera, ariko ibyo ntibyamuhindura, kubera inabi yari yamusagutse. ahubwo noneho bimera nka bya bindi ngo wa mugani wa kinyarwanda nk'umutindi umuha amata akaruka amaraso, aho umutindi twumva umugome, cyangwa se ngo uhongerera umwanzi amara inka. ntabwo ineza ya Yezu Kristo ntacyo yamariye Yuda, ahubwo yarushijeho kumugira mubi. nibwo ahise hahaguruka Yuda, ahaguruka ajya mu mwijima, ahunze urumuri Yezu Kristo, urumuri yabanye narwo imyaka myinshi. ahunga ajya guhemuka, ahunga ajya kwica, ahunga ajya kuzana abahitana. Yezu Kristo uwamutoye amukunze, uwamutoranya urukundo, akabana nawe mu rukundo, akamuha ingabire zinyuranye, akamugira intumwa ye, akamugira intore ye, amuhemba kumuhirika no kumuhitana. ariko ibyo byose ntibyakuyeho urukundo Yezu yamukunze. ndetse ntaho hasohokeye, amaze kwiroha muri uwo mwijima burundu, amaze gutsindwa bidasubirwaho n'ubugome, nibwo Yezu Kristo ntiyasigaye avuga ati mwamubonye se, ati ngiye kiriya kirasohotse, ati mwana umwe zanjye mwese, uriya mugome hari uko ntamugeze, hari icyo yigeze amburana, ngaho nimumbwire hari icyo yigeze amburana, ariko dore aragiye, buriya muzi aho agiye,
tagiye kungambanira uretse muramubona mu kanya rwose ko urukundo rwanjye yapfushije ubusa. Ayo magambo nk'ayo niyo twe twari kuvuga, ariko Yezu yakomeje yita ku bushyo bwe, akomeza kubereka urukundo, ndetse n'uwasohotse akomeza kumukunda. Mbega urukundo rwa Yesu rwaransinze pe, rwaransinze. Kuko hari igihe tuvuga tuti Yezu ndagukurikiye, Yezu ndagukunda, ariko hagira ukugirira nabi hagahaguruka wowe, hagira ukubwira nabi hagahaguruka wowe, hagira ukwanga hagahaguruka wowe, ndetse bimwe ukabikora wibwira ko nta kibazo, kurimo kwirwanaho, ko ari ubwenge bwa muntu bwo kwirwanaho, kurimo kwirasanaho. Yezu Kristo rero si uko ateye. Aho kugira ngo Yuda amaze gusohokaho kugira ngo Yezu asigare avuga amagambo nk'ayo twavugaga, ahubwo yatangiye ibisingizo ashingiza Imana ye. Ikuzo ryayo ryamugaragarijwemo nk'umwana w'umuntu. Tubure n'umwana w'umuntu ahawe ikuzo n'Imana iherewe ikuzo muri we. Bya bindi byose wamwijima ndasohotse asanga ibyari bigiye kumubaho byose, azamura ibisingizo, azamura ibisingizo, atangira kubwira abari aho intege nke zabo ubwabo, aho kugira ngo bavuge uwasohotse, atangira kubereka bo ubwabo icyo bagombye gukora, kubabwira ukuri kubakiza, nabo kubagaragariza rwa rukundo arugaragariza na se, azamura ibisingizo. Yewe aho ngiye ntimwashobora kujyayo, ubu ntabyo mushoboye. Tugiye kujya he? Ari Petero ati aho ngiye kujya ubu ngubu ntushobora kuhankurikira Petero, ariko amaherezo uzankurikira. Mwigisha use nabuzwa n'iki kugukurikira? No kugupfira nagupfira. Ibyo byose kubera urukundo Yezu yakundaga Petero, nawe yamushubije amagambo yo kumuburira, kuko Yezu Kristo ni ukuri, ntawagusha mu mutego, ntawashyira mu bigeragezo by'ubusa. Ati atuzamfira, ndakubwira ukuri koko isake ntiza kubika utaranyihakana gatatu. Yezu aratuburira, atwereka intege nke zacu, atubwira ububwa bwacu, kugira ngo dushobore gukira, dushobore kuba intwari zamamaza izina rye nta mususu. Yezu aratuburira, niba mudahindutse namwe bizababaho birenze ibyabariye. Yezu aratuburira, hahirwa abagira impuhwe kuko bazazigirirwa. Yezu aratuburira, nimutababarira mubikuye ku mutima, so wo mu ijuru nawe ntazabababarira. Yezu aratuburira kuko dukunda. Inzira yo kumukurikira rero ni inzira y'urukundo, ni inzira y'ukuri. Tumutega amatwi we kuri, kandi uko kuri tugashobora kukubamo kubera ko abiduha ubwe. Nyagasani Yezu Kristo rero urukundo rwe rwose muri iyi Pasika tururangamire, natwe dushobore kumusaba imbaraga zo gukunda abantu baba hafi yacu, ariko inabi yabo ikaduhora imbere. Uwo nguwo mu bantu uhora ugutuka, uwo nguwo mu bantu ukwanga, cyangwa se ukugirira nabi ku buryo bunyuranye, uwo nguwo muturanye wakubujije amahoro,
abo bose Yezu Kristo kuri iyi Pasika arashaka ko ubagirira urukundo nyarwo. Musabe Yezu Kristo bikuye ku mutima, aguha umutima w'urukundo, umutima wawe wuzuza urukundo, kubera ko ntabwo ari inabi yawe ikubuza kugirirwa nabi n'abagome, si inabi yawe ikurinda, nta nubwo ari ubugome bwawe bukurinda, nk'uko Zaburi yabivuze, uhoraho wenyine, Data na Mwana na Roho Mutagatifu, niwe ukurinda inabi yose, yaba iy'abantu yaba iya sekibi ubwayo. Ntacyo rero bimaze gushaka kwirwanaho n'ururimi rwawe uvuga abantu nabi, ubeshya se, cyangwa se n'ibikorwa byawe ushaka kumena amaraso, cyangwa se uyamena, cyangwa se ugira nabi ku buryo bunyuranye. Emerera Yezu Kristo muri iki gihe cya Pasika ahindure rwose umutima wawe, akuzuza urukundo, nawe ushobore kugirira neza abagira nabi kandi uzi ko ari babi koko kugera ku ndunduro, ushaka umukiro wa roho yabo. Ineza Yezu Kristo yuzuye natwe ayituzuze muri iki cyumweru gitagatifu, kubw'amasengesho y'umubyeyi wacu Bikira Mariya. Ngwino roho w'urukundo, ngwino roho wari wuzuye Yezu Kristo, wowe umuhaye gukunda Yuda umugambanyi kugera ku ndunduro, natwe duhe gukunda abatugiriye nabi. Ngwino roho w'urukundo, duhe kubabarira abatugirira nabi, abazatugirira nabi, abarimo kutugirira nabi. Ngwino roho w'urukundo mu izina rya Yezu. Mubyeyi Bikira Mariya udusabire. Singizwa Yezu Kristo wadupfiriye ukazuka.